Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Muraho neza. Ndabashuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mureke duhikaze abashyashya hano kuri YouTube channel yacu, YouTube y'aba Big Dreamers. Today ndashaka kubaganiriza kuri Nouvelle-Zélande. Ese wari uzi ko kubona visa y'ubukerarugendo yagufasha kwerekeza muri New Zealand byoroshye cyane kurusha ibindi bihugu byinshi? Uyu munsi ndakubwira uko wafata ya visa yawe y'ubukerarugendo ya Nouvelle-Zélande ukayihinduramo working visa. Icyo nakubwira hano nuko iyo uramutse ufite visitors visa yo muri Nouvelle-Zélande wemerewe kuba waba ushaka akazi muri icyo gihe cy'amezi 6 cyangwa se igihe cy'amezi 9 bitewe na visa wahisemo. Hari visa y'akazi ya New Zealand ushobora kubona mu minsi 5 gusa, mu gihe izindi nyinshi zo zishobora gufata ibyumweru 4. Ikiza hano nta kizamini cy'uri musabwa kandi ushobora gusaba visa kugeza ku myaka 55 y'amavuko. New Zealand ni igihugu cyiza cyane kandi gitanga opportunity nyinshi ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Oceania, nacyo kiri highlight. Gikenera abakozi batandukanye, haba bafite skills ndetse n'abadafite skills mu bintu runaka. Hari ibintu ngiye kukubwira bigihindura igihugu cya danje. Kaduhere nko ku mushahara. Nk'umushahara mfatizo ku mwaka w'umukozi usanzwe uri hafi $98. Naho umushahara mfatizo ku isaha warazamutse ugera ku $25.15 ku isaha. Ibyo byatangiranye n'uko wa kane last year mu mwaka ushize. Nanone ubuzima bwaho buri kuri standard nziza ugereranije n'ibindi bihugu, kuko usanga uburezi bwabo, ubuvuzi buri advanced. Rero ku bantu bafite visa y'ubukerarugendo cyangwa se student visa, bo bashobora gusaba visa y'akazi y'igihe gitoya. Urugero nko mu bijyanye n'ubuhinzi muri rusange cyangwa se ubuhinzi bw'imizabibu, hakunze kubonekamo akazi kenshi. Ahangaha iyo ufite student visa cyangwa se visitors visa, ibisabwa biba biri hasi cyane ugereranije na visa isanzwe y'akazi. Izo visa zombi nkubwiye zikwihera amahirwe yo kuba wakwibonera akazi nko muri season job. Muri iyi video ndi bwibande ku bintu bitatu: ibisabwa kugira ngo ubone visa y'ubukerarugendo ya New Zealand, uburyo bwo guhindura visa y'ubukerarugendo ikaba visa y'akazi, icya gatatu ndakubwira inyungu zo gukorera muri New Zealand na strategy wakoresha uri gusaba visa y'akazi uhereye kuri visa y'ubukerarugendo. Iyi video irarangira twese dufite general idea ku bijyanye na New Zealand. Turabashimiye kuba mwemeye kubana nanjye. Njuri kumva ni Ingabire Ale. Murabizi ko mba ndi hano buri gihe kugira ngo mbafashe kuzigama amafaranga ndetse no gutunganya ibijyanye n'ibyangombwa bigufasha kwimukira mu mahanga ukoresha amafaranga make yashoboka. Mu gihe uri kureba video nk'iyi ngiyi iri interested, yufata time yawe nto yishoboka urebe ko wakoze subscribe. Nusanga utarayikora ukore kukazogera. Impamvu mbivuze muri no video nuko ino New Zealand dufite part 2 yayo kandi izabiri kuzuzanya neza n'ino video. Ndifuza ko ayo makuru yose yazakugeraho ku gihe. Reka duhere ku bisabwa kugira ngo ubone visa y'ubukerarugendo igufasha kwerekeza muri New Zealand. Icya mbere, nk'ibisanzwe passport. Passport yawe irinde gukora application passport yawe yaraba expired. Reba ko iri valid kitarengeje igihe. Icya kabiri, ugomba kuba ufite icyemezo cy'ubuzima, medical certificate. Nayo ni ingenzi cyane mu gihe ushaka visa y'ubukerarugendo ikwerekeza muri New Zealand. Icya gatatu, icyemezo cy'imyitwarire, police clearance certificate. Iki ni icyemezo cyerekana ko utigeze ukatirwa n'inkiko. Niba hari ibihugu wagiyemo bitandukanye, kiboka kibamo imyaka 5, ikindi 5, usabwa kwerekana clearance ituruka muri icyo gihugu. Wamaze imyaka 5 igihe umaze kurenza byibuze imyaka 17 y'amavuko. Ikindi kintu nkenerwa mu gihe ugiye gusaba visa ya New Zealand, ugomba kuba ufite family ties ziri strong. Nkuko nagiye mbisobanura, family ties ni bya bintu byerekana ko uzagaruka nko mu gihugu mu gihe igihe cyo kumara New Zealand kizaba kirangiye. Harimo umuryango, property runaka, ababyeyi bageze mu zabukuru witaho, imitungo itimukanwa n'ibindi byinshi nagiye mbigarukaho. Hari ikiganiro twakoze kirambuye niko basobanura family ties izarizo. Icya gatanu ugomba kwibandaho no kuba ufite amafaranga ahagije. Niba ugiye kwerekeza muri New Zealand, tuvuga ugiye kuvisitinga amezi runaka, byibuze
amadolari 1,100 byibuze buri kwezi. Aho ni mu gihe utishyuye accommodation before yuko werekeza New Zealand, ariko mu gihe wishyuye accommodation byibuze amadolari 400 buri kwezi. Icyo nakongeraho hano, niba nk'ayo mafaranga utayafite ariko ufite umuntu uzagusponsoringa cyangwa se uzakwakira, ugomba kubyerekana ko afite ubwo bushobozi bwo kuzagufasha mu gihe cyose uzaba uri muri New Zealand. Inama nakugira kuri uri gushaka visa y'ubukerarugendo ariko ugamije kuzashakira akazi New Zealand, nuko wahitamo visa y'amezi 9. Ino visa yo iguha uburenganzira bwo kwinjira muri New Zealand inshuro imwe. Naguhitiramo kwishyura iyi y'amezi 9 aho kwishyura vuba y'amezi 6. Nzababwira impamvu muri part 2 y'ino video. Reka twihute rero ubwira uburyo wahinduramo visa y'ubukerarugendo ikaba visa y'akazi. Icyambere, niba ukigera muri New Zealand, menya ko ufite uburenganzira bwo gushaka akazi no gukora interview uri muri New Zealand. Kubera ko uba wibereye mu gihugu, uri mu gihugu imbere, bikongera amahirwe menshi yo kuba wakwemerwa n'abakoresha. Kurenza umuntu waba uri hanze y'igihugu uzakenera visa sponsorship, amatike n'ibindi byinshi bitandukanye. Niba uri guteganya gukoresha ino nzira nkubwiye hejuru, shyira imbaraga ushaka akazi kuri izi mbuga. Urugero nka seek.com.nz, trademe.com.nz, careers.gov.nz ndetse n'ahandi nka Indeed. Ikindi kintu ugomba kwibandaho ni ikijyanye na CV na cover letter yawe. Mu gihe uri kwandika CV ndetse na cover letter yawe, ugomba guhuza amagambo y'ingenzi, general description, ukayihuza n'akazi uri gusaba. Reka nguhe urugero rugufasha kubyumva neza. Kenshi uzabireba mu matangazo y'akazi, hari ikintu umukoresha aba kwitezeho, icyo wagusaba nk'umu applicant ukeneye akazi. Gerageza urebye umukoresha wawe wakeneye ari byo umubwira ko ushoboye muri CV yawe. Ibyo bizatuma CV yawe irushaho guhighlightinga. Muri video zanjye z'ubushize nabasobanuriye ukuntu hari system abakoresha bari kwifashisha muri iyi minsi bahitamo CV zimeze neza. Iyo system ni yo gutoranya. Ubwo rero iyo utahuje na description y'ibintu bakeneye, akenshi irakurejectinga. Rero gerageza gufitinga neza mu kazi uri gusaba kugira ngo nawe ubwawe wiha amahirwe hakiri kare. Noneho ikindi kandi, kuko wamaje kugera New Zealand, kubona akazi birakorohera. Igikurikiraho ni iki? Iyo umaje kubona job offer, uhita usaba visa y'akazi binyuze ku rubuga rwa immigration rwemewe muri New Zealand. Iyo process ifata hagati y'iminsi 10 ndetse n'iminsi 24 y'akazi. Kugira ngo uhabwe ino visa bisaba gukora interview. Icyo nagusaba no kwitegura neza. Niba witegura neza before, nta kabuza bizakugendekera neza. Ubwo rero niba utegereje amahirwe nk'aya ngaya, New Zealand naye guhitiramo, kubera ko ni igihugu kiri mu bihugu bitekanye ku isi ku rwego mpuzamahanga. Ni icya 4 ku rutonde rwa Global Peace Index. Ugeze muri New Zealand nyuma y'imyaka 5 yo kuhatura no kuhakora, ushobora gusaba uburenganzira bwo gutura burundu, permanent resident. Ikindi nanone uhabwa uburenganzira burimo uburezi bw'ubuntu, ubuvuzi butanga ku mafaranga make n'izindi profit zose zemerewe umunyagihugu harimo no gutora. Mu gusoza, reka nkubwire ibyo ugomba kwitondera. Nakubwiye ibisabwa byose kugira ngo ubone visa y'ubukerarugendo igufasha kwerekeza New Zealand. Ubwo rero niba ubirimo neza, before yuko usaba visa, tegura ubusabe bwawe neza. Ikindi, fata CV yawe usanzwe ufite, uyihuze n'akazi ugiye gusaba. Description zibe ziri match, kugira ngo system nijya guhitamo izasange ari we wujuje ibisabwa. Niba wifuza ubufasha ku bijyanye no wakora CV nziza cyangwa cover letter, nyandikira muri comment direct. Unsabe CV format wifuza, nyikoherereze kuri email yawe. Ngira muri comment ubundi nkwereke ukuntu tubigenza. Reka mbashimire kuba mwabanye natwe muri aka kanya kangana gutya. Niba video twakoreye uyu munsi wayikunze, bitwereke ukanda kuri like. Hari part 2 y'ino video, don't miss. Ntiwibagire gukora share ku nshuti n'abavandimwe, ariko cyane cyane mu gihe ugiye gukora share, jya wibanda ku bantu bari interested muhuje intego. Nibyo byiza. Ndagushimiye.